ngera zamuke hari ukuntu iyo umuntu yamuka okay ngaho vuga twumve iramyutinguye vuga uretse ntagira myutinguye okay ngaho gafungure okay nawe wavuga Jiha turakumva Jihad ntabwo mwe mumwumvise Jiha namwumvishije I think China network arayifite Jiha arimo arandika hasi ngongera okay ngaho uretse gato ngaho akiri urongera mu mutinze ni ongera unmute kandaho Jiha I think Jihad jari China network na network Simugiye nta network nose gute umuntu akura muri mute gatinda gutya okay ngaho vuga numve na network afite Jiha soka va kuri live wongera ugaruke reka okay following nanjye ngufollowing TikTok yawe ifite amanuza we ndarengana yanjye niyo nta kibazo ufite nana wongere umunzamurire hasi hari umuntu uri murandika ngo muvugane kuri telefone nagaruka ndamuzamura reba niba yaje hanyuma ukande kuri request Jihad Godfather umuntu murandika ngo muhamagaye kuri telefone na yakiriza urire ko ngayo geti musharingera guys tap this mutapige sikigeragana ni network ikibazo ni network ariko hari n'umuntu mbwiye TikTok iranyandikiye Godfather TikTok yandika mu Kinyarwanda se Godfather impamvu nuko bera iriya firi hejuru guys tap this waburo rimwe yayi kanjeko level yange otandise kansoke njijeko I know kansoke njijeko zamurira Jihad ntabwo aragaruka waretse nkajya kuryama ho Godfather ko ariko surahunge Jihad ni wowe umuzanye genda gake reka muzamure Jihad aje kubera wowe Godfather impamvu reka nimba hari icyo ashaka kumbwira ngiye namuhamagaje bamuzamuye Godfather impamvu biri kwanga no kubera goro batari kuyikoraho okay I see Jihad bavuga numve Jiha Jesus I think China network kandi nabikubwire yago muri mu byumva gwe mu none suri kunyumva urakumva none birumvikana uri kunyumva turi kukumva ofete bya bindi bakandaho ngo mutinga ngo gira gute nta biriho hano imbere yanjye gende kubireba so ngo bimeze bite kuri level yapfubye kanda hari yumanure iriya maningane birahita biza bikonde ubundi amakoini bake baguye yashira he ibyo ngibyo je ntabyo mbanze ibintu bya TikTok ntabyo mbanze ofete nkawe nk'umuntu hano ngo bimeze gute ja hano rero nk'umuntu wa buretse ufite ikibazo nakivuga reka kuvuga umeze nk'uri guca amakoma Godfather ya please mware please uwo si okay guys mutafige screen kugira ngo tuze kumwumva nataka ngoje ntabwo se muri kunyumva turi kukumva turimo turakumva rata Jiha okay twagiye wasabye imbabazi nzisaba nde ikintu cyaciye ugikuba ejo nuko Jihad ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango uri umukozi wa Muyango Godfather ibintu bimeze gutya na Jihad ntabwo buretse nimwe muba mwizanye reka babivuga uko muba mwabibabwiye dada upo urimo urumva arimo aranshimira ngo nishimye muri mute numve se vuga ibyawe ntuzata kuvugira kuko biraza Godfather utazajya ushirisha amaba nibyo nanjye niba ndamubwira mu bintu bya ngo turwane reka yivugire ja wimera nk'uca amakoma ja
Godfather arampamagara arambwiye ngo nishyuye Keza amafaranga ngo nimba ngo n'undi mugabo ngo batege ngo muyango. Ndamubwira ngero uvugisha ukuri. Vuga ku bintu bindeba kuko jewe ibintu bijemo Keza n'abandi bantu, vuga ku bindeba ibindi simbizi kuko urabizi neza twaravuganye. Ibyo Natasha. Ibyo ntabwo. None niba nta bindeba biri aha ngaha nje kufanya nini hapa? Sinyizi icyo baguhamagare sinyizi. Godfather, goodbye, baby. I'm not kidding. Jihadi kumano mumbe. Buretse. Manza ube. Fitanye ikihe kubazo n'umuntu. Kuri kumbuza kuvuga. Muyango yagutumye gushumika Natasha. Buretse gato. Aguha video urazura muragira ibisiga maze bakubwira. Rindira. Kabagirwe mbw'ibisiga wambwawe ndakwiyamye. Reka Natasha avuga ibyo avuga ureke kuza kumbeshyira aha ngaha. Barakubaga uragenda ujya gusaba imbabazi. Kabagirwe ibisiga. Wagiye gusaba imbabazi mukobwa. Tewarekiri wano. Gasaba imbwa amazi wandaya. Natasha navuga ibyo avuga nimba afite ikibazo jewe tuvugana. Naho ibyo kuzana ibyo kunyigarika ntabwo. Madame wagiye gusaba imbabazi. Nakubugumya tewarekizwe kiri wano wamakuri. Natasha tugende gake. Natasha wabadeke. Wabayiki. Natasha yafite umujinya avuga urugande. Buretse uzumwumve nataniki. Jia njye namubwiye ngiyewe cyiza amazima yavuyeyo nta kibazo mfitanye n'umuntu n'ibyo. Buretse gatoya waretse ko nanjye numva mushobora kuba mwashirishijemo muri izira yivu zanyu aha ngaha ko wagira ngo habe ko muri nuze mwambwiye ibyo muvuga nkigendera ko. Reka nkubwire Godfather aravuze ngo reka mpamagare jihad kwa kundi ubuzima ashaka iki Godfather saba nkumbuye aha ngaha. Arabizi ko tuziranye. Nagusomye Jiha warabyengariye musoma gasabe. Najyayo bivoyisi. Kumvikana ikintu kimwe tugende gake. Buretse gato mwimvugiramo. Ntabwo nyegeze kuvugira uruhande ngo nyiritiko. Jihadi wavuye niwe muntu wa mbere muri bibazo bya Muyango na Kimenyi watatse umuntu wa mbere uza wataka Natasha. Buretse gatoya. Rindira hano. Ese ubundi mwavuze ko ikibazo kimeze nkabasubiza je ntabwo nje kwisobanura hano. Sinjya nisobanura mu ndaya. Sinjya nisobanura mu ndaya no kuko abantu bose bakoza hano bamwe ridaya. Mbwira ibyo mbwira. Nanjye unshyizemo. Indaya ni wowe. Oya Sheri mvuze bamwe na bamwe hano mami Sheri. Wowe ninjya no kuvugura manuka kuko sinatukana ahantu uri. Ndakubwira wibeshye. Aravuze ngo nitwe. Niba ndi indaya ubuzaze nguye. Jiha okay reka tubeseriye noneho tugire tubeseriye ukumva iyo ugiye kuvugira hejuru ugiye kame mechanism ndafaza kavugira hejuru ndabaza uri mu bantu bakoze ikiganiro kibasira Natasha hano yes or no? Kibasira Natasha yego uzana n'abana be video y'abana be urabimanika nyine wimvugiramo ikiganiro maze kukizana hanyuma ikiganiro waje kugisiba kivanaho ariko ukivana uko Natasha yaguhamagaye arakubwira ati Jihadi warenze umurongo utukura ntabwo ushobora kunyibasira muri ubu buryo. Jihadi wabyutse mu gitondo ucisha itabona ikiganiro uragenda ukivanaho ukora ikindi kiganiro gisaba imbabazi ariko ikintu gitunguranye mu magamba ngera havuye kuzimu mu kirunga wavuze ko iyo video aya magambo nabwiwe ejo nahana nga byaravuzwe hano ejo bakukomoje wose ndi kuko bivuze bivugwa ko wowe wavuze ko byavuzwe nande iyo ari ibintu biri kuvuga muke muri kuvuga ibintu byumvikana bivugwa ko wowe iyo video byavuzwe nande Natasha amaze kubitubwira nona Natasha subitubwiye ko iyo video wayihawe na Muyango kugira ngo ushumike Natasha. Turavuga ati bishoboka bite Jihadi asigaye akora mu iposta ku buryo deliveryinga ibyo abantu badashobora kwivugira. Niyo mpamvu twakwifuza wowe ibyo bintu byarabaye koko kugeraho ukoreshwa ugakora ikiganiro ukanagisibishwa ugakora ikindi ariko Jihadi ikintu ngo cyababaje kurushaho icyo kiganiro gisaba imbabazi nyuma y'iminsi mike waragiye hahandi hasaba imbabazi uhita uhavanamo. Ijambo ni ryawe.
umva nkubwire Godfather, reka mbikubwiza ukuri. Yego. Iyo video nta muntu wayimaye, memu na Muyango ntayo yampaye. Ni video nanjye ubwanjye nifitiye. Yesu Iyi Kristo. recorded igihe ubwanjye nari codinze muri telefone yanjye ndayifite. Uri kumva? Ufollow None se Natasha nguyu. kuri Snap. Natasha, buretse gato cyane ngo ngwiki aho yayipostinze hose twazikuyeho. Uri kumva? Iyi video ndayibika. Uri kumva? Ikintu cyatumye yipostinga. Buretse gatoya. Rindira gatoya. Njyewe shaka makuru please. Unzanire ibintu byo kunterekera amagambo mu kanwa. Ndangije video subiza inyuma kuko ni video nari codinze kera. Video subiza inyuma ndayumva sanga uyu mugore ari kuvugamo ko abana ngo bazaba ngo nka anko Kimenyi. Ndavuga aba bana se bafite se witwa Kimenyi. Iyo video ndayifite natawi kwikanga gutyo ndayifite abana bafite amara. Harimo Daddy Ke ntago harimo Kimenyi please. Bafite ngo anko Ke nuko rero mu mihanda twebwe tuba tubazi kandi urabizi neza yuko uziranye na Kimenyi byinshi cyane mada. Tujye tureka kubeshya. Ejo si wowe wari uri kwivugira ngo niyo yacu kukugura n'ibiki byose dukomeze. Iyo video ndavuga nti abana se barimo anko Ke. Natasha ni wowe wizanye hano hamahamwe mvuge nawe uraza kuza kuvuga. Ngwande kubanza uvuge ndaza kuvuga nyuma. Umva nawe bawambabariye ukaba uri kumvira hasi ko jewe ntashaka kuvuga n'abahantu. Ariko sabi nibiki. Ivugire gihano. Ko ndakuba. Ivugire shimwe. Oya buretse je nubahanana. Nivugire ntacyo bigutwara. Ivugire ngenda jya mute reka ivugire. Ubwo nteza amatwi. Ndiko kumva. Okay. Noneho buretse video ndakunkora ikiganiro nyivugaho. Turi kumvikana uburyo bwanjye nabivuzeho n'ubu video ndacyazifite zarakaswe turazisevinga. Noneho njyewe ikiganiro nagikoze nyuma umushuti wanjye wenda na Natasha ni famille nubaha nkunda arantelefona singonga ko muvuga hano kubera ko jewe uwo muntu ndamwubaha. Arantelefona aranambura. Uri kumva arambwira ati jiha wakoze ikiganiro uvuga yuko bivuga yuko bari abana bishobora kuba ari abakimenyi na aba Natasha nukuri ntago ari byo sabe. Uri kumva kuba abantu baziranye ntibivuze ko bana babyaranye shashu rwose ntago ari byo kandi n'abana amasura bayashyizemo agaragara. Noneho ni kandi aravuga ati ikindi yambwiye ngo tuvugane cyangwa se ashyireho bavuga bw'iki abavoka bakurege kuko warengereye washyizemo abana. Bamubwira nti shu ntimuvugishe nijye mu buzima bwanjye sinkunda ibintu binteranya n'umuntu. Ikosa ryabaye nuko hajemo n'ishusho y'abana kandi jye sijya nkora ibiganiro birimo abana muzabyitegereze. Nikosa ryabaye nuko ntigeze mfuka bariya bana kuko n'ibintu bitari confirmed mu ntega amatwi. Nariko itsoke njyewe turabikuramo ntari ariko nawe nabone kumumbwirire kuko uyu mugore nta na nimero ziwe nagiraga. Please mvugana na timu ndabibabwira baje turavugana turabisotigana babwira ni rero njyewe mu buzima bwanjye uretse niyo bitaba abana umuntu wese namukoze ikiganiro mpora mbivugana n'abantu mwese murabizi. Iyo kimubangamiye arambwira je nkagikuraho ntaribi nko kugira ngo bitere intambara uwo ni njyewe cyangwa no kuzana ibintu byo guterana amatika adashoboka. Ikiganiro ndangije uyu nguyu aransobanurira anasobanura na situation yababyayemo sinje kuyizana hangaha ni umubyeyi ibyo sinabivamo kuko ntiyabyizaniye aha ni ibintu twavuganiye mu gikari. Ndangije ndamubwira nti tuza jewe ndabikuramo. Uri kumva ndagaruka ndicara nkora ikiganiro ndavuga nti muribuka tuvuga kuri ibi aba bana ntago nkuko byavugwaga sabe yababyaye nabuyu yababyaye gutya na gutya nta nubwo ibyo bintu twakwirirwa tunabyinjiramo. Uri kumva ndangije ndamubwira namusabye imbabazi mu mbere. Uri kumva ndangije jewe ndagenda ndegama. Icyo kiganiro kiracyahari nako kanabivuzemo karacyarimo kiratarimo amamwanwe y'amashampanye menshi nimumenye ko bihari ahubwo ikibazo gihari urashaka gutukana nanjye kubera ibyo bintu byabaye kuko iyo video irahari zishobora no kuyikoraho niko bimeze. Natasha ntuze kunyikorera muri iyi mihanda kugira ngo kuko nanjye ntundushe umutwe munini wo kwitora. Arimo aragushyushya arimo arabona rero Godfather wiza gushyushya ahangaha n'ibiki byose je sinkunda umuntu unshyirira amagambo mu kanwa uwo ni njyewe. Ona kubugumya. Ikindi
nta muntu wantumye nta n'uwantuma kuko nta muntu wanegeka kuvuga ikintu nta n'umuntu kuko jewe nshaka amakuru kandi ikindi Natasha nguhamagaye kanga twavuganye kuri telefone turi kumwe n'uwo mushuti wacu no urabizi ko ari umushuti wanjye tishobora kumuzana ahanga kuko ndamwuba ubwo surumva koko Natasha ikibazo ufitanye nawe ni iki keretse ahubwo nimba ushaka yuko bijya mu mategeko nta kibazo iyo video irahari ndacyayibitse kubugumya nze wawe inde ko nkanvuga mesirine nambaye ku macasi kagati aho mkazo onjagazaki nze sirina cece kwagaza yabadankamba okay Godfather goodbye see you uretse kugenda amva jiha nta muntu waje kuguhamagara kugira kuri ibintu ejo jiha rateka nkubwire njye nabwiye Godfather namwengeyeho na jihadi ibyanyira jihadi twarabirangije jihadi yasibye ikiganiro ndamubwira ikibazo cy'abanyarwanda ni kimwe iki bapromoting ntago bajye bapromoting ikintu cyiza kuko nta muntu n'umwe nabonye akatama ka video ngo agapostinga kuri TikTok cyangwa kuri YouTube avuga ngo jihadi yasabye imbabazi yakoze mistake ariko kubera ko abantu twe dukunde byonone se niho mpamvu bapromoting ikibi ariko ikiza ntibagikire gute ntibagishira imbere namwanjye na jihadi nta kintu dupfa nta na kimwe rwose habi ibyanyira jihadi twabimara ariko uyu kubera ko ashaka gushumika no kubugumya mbabarire unyumvire uyu mudamu uretse gato no ntabwo jihadi niki ejo nta muntu akubwiye kuri ibi bintu ninjye abikubwiye Godfather ntabwo wari wasibye ngo urakora live Godfather ubu ni se wambaza gukora live igihe cyose sinkora ama live okay so rero tukira ahangaha jiha sibyo ibintu bijyanye na Natasha birarangiye cyangwa ntabwo birangiye ibintu byawe na Natasha birarangiye tugarutse thank you by the way mfatiyeho n'umwanya nje munkure muri bino bintu kasta bari bukure bawabijemo none waza kuvuga ibyo twavuganye muri ni box ujya mureke mbabwire no twarabirangije nje na jihadi none se Godfather wowe urashaka kunteranya n'abantu cyangwa eno cyayagaragara kushumikisha ndaguteranya n'abantu ashumikisha nde njyewe jihadi umuntu ashumikisha ndakubaza ngiye guteranya n'abantu ndakubaza ibi bintu biva nguyu se wewe uri kubyivugira nyir'ubwite uretse gato jihadi none se Godfather ikibazo rukunika ni kandi ntutume mvuga ndakumva gushyiraho iyo foto ya muyango na kimenyi ni uko bakunze cyangwa wayigize profile picture ndakubaza nsubiza turi muri iyi saga tuyirimo reka cyane ndakwiyamye turi kumwe kwiyamisazi wanza kwa DJ ndakwiyamye rigewe mbere yuko ugenda umva nkubwire ese uri kuri ruhande bya bye uri kuri ruhande mu je Godfather ibitotsi biranyisha kanje kwiryamira rwose je goodbye Natasha jihad mbere yuko ugenda jihad Natasha bye shu hanyuma ikindi umva kadamagurike katuva mu nzira we mukabutera ngewe ubu ngubu nta muntu tuzajya tugira ibintu nabibaze umuntu uzajya ungiraho ikibazo hano umuntu ukunda gushaka amakuru umuntu uzajya wumva namubangamiye mu nkuru nakoze ajya ambwira aho kugira ngo ate umwanya we cyangwa ikigewe ngende umuntu wumva naca bugufi ariko iyo nzamukanye nanjye ndazamuka ikibazo cya muyango na kimenyi kivuzeho ja ikibazo cya muyango nk'inshuti yawe muyango ni inshuti yawe ja muyango ni inshuti yawe jewe ntago njya mvuga inshuti zanjye rero bye Are you sure? Yego. Ngo kwari wewe wamudrivinga kumutwara kwa bivuga ko ari wamudrivinga kimenyi mutwara kwa gatwarwa intambi cyagahambe. Jihad ko ro watwara gura mugabo mutwara kwa Keza.
Jihadi uravuga iki? ndapfuye we Godfather we bona usanga mu buru ngomba gukomplaining umunsi uzagusanga mu ijuru. No, twumvikane mwafashe none seriye tuye tugenda gake sibyo kumvikane nabyinde n'amasere ukunda amasere. Okay, kumvikane ikintu kimwe ntabwo njyewe njya mpubuka Natasha ibi bintu urira nawe Godfather ubanza ushaka ko nanjye mvugira hejuru Godfather Nelson wamva ko mvira ko dara zisobora kuvako kubana reka ikintu kimbabaje kurusha ibindi urukumva ikintu cyambabaje kurusha ibindi nukuntu mu gitondo naguhushije ntuvuge nziko ari wari gushira kuri ibi bintu you know everything ariko wagiye niba wanyereye niba byagenze gute ariko nafite ibitotsi ndarangara ndagenda urukonyumva wanga kuvuga uragenda wumva ikiganiro cyose. Reka twumvikane ikintu kimwe ibi byamamare cyo twumvikana ntazagira umuntu umfata nabi aba ni aba superstar ni ibyamamare iyo mwaje hano mugafata life yanyu mukayiduha turi kumwe mukajya zimeze nka keza